mutegera indege aragenda, ariko mu kumutegera indege mu kugenda nyine umva shiriwe yaramuherekeje, yarari no mu kazi amugeza kuri airport cyane, amutwaza n'amavariza, aramusezera bye sweetheart, ibintu byandi by'abashiri nyine. Mbese ndagukumbuye. Umukobwa mu mutima harimo ati umva bye bye ngo nakuko. umukobwa yaragiye he yanzwe na mukuru we, uri kubyumva byayipanganye na mukuru kandi uko yamagaye mukuru we, uri kubyumva yigiranye nyinshi, amubwira ko nabyo yarazi. Umugabo arabimenya, umushuti we abwira uwo mugabo w'umudivorce nyine ko uwo mukobwa yagiye abizi, amucitse agiye kwishakira undi mugabo, uri kubyumva urumva nyine izi nshuti zanyu mujye mukomeza muzibwira ibintu byose zizajya zibavamo. Oya n'ubundi nta ibanga n'iryo wibikiye, nujya kwasama ngo ni inshuti umuvandimwe, ibanga rimenywa nawe. Amurapira ibintu byose, amubwira ukuntu yagiye amucitse, yarabizi kandi ubwo umugabo we yaragitegereje avuga ati ubu ndabona yaragiye akagira ikibazo ko yashatse. Bisi yabaye nka nuza, yashatse no kujya gutanga ikibazo. Wa mugore wategereje amajoro 40 Mukamusoni w'umugabo, ubwo ni Musoni se bakundanya uvuga igihe nabo yahaye nabo ako imba bigeze kukiraramo mubwira n'ibindi byose ati nakira kiri imbere nakiraranyemo nahita nkuturumbuza mu cyumba amukubita inkinzi nziza aramukubita koko. Umukobwa yarakibyuka ibyavuze nijoro. Iyo uri mu nzoga nagubyibuka. We are the sisters love. Please subscribe, like, share and comment. We love you all. Twanje kubasuza abakunzi ba The Sisters Love Show. Mana we imbogozi zanyije. The Love Sister. Je kubabwira story sinshaka gutinda nayibagirwa. Uri kubyumva? Muze tubahe agastory. Umukobwa yakundanye n'umuhungu. Oya nako umukobwa afite umwana, umugabo yari umudivorce. Barakundanye ariko bakundana nk'imyaka 2, ariko umukobwa yari yarangije muri segonderi, niba yarangije simbyibuka, ariko ndumva amashuri ya segonderi yarafite. None umugabo nyine we yarumva umuntu akoze divorce aba ari umuntu w'umugabo mukuru, uri kubyumva, afite n'abana bakuru. Umukobwa araho ubuzima bwaranze ko umugabo babanaga bwa mbere yari ikigoryi nyine, araho amukubita ibiki bagezaho baratandukana, umukobwa ajya muri famille. Noneho umukobwa nyuma nyine aza guhura n'uwo mugabo wo mu divorce, barangije barakundana, hacize nk'imyaka 2, umugabo ashakira umukobwa akazi, amwishyurira nyine ngo akomeze anige, arangije amuha akazi, ariko umukobwa akaba yari inka. Ariko kubera ko umugabo yari umudivorce, uri kubyumva, niba abagabo bihambira ahubwo bihangana siki. Nyine aravuga ati umukobwa yari icyuki, naho ku buryo wamubona ukavuga ati uyu nguyu yaba ari inka igera mu kazi ikabira. Ariko ibyo nta biba birenze, hari igihe umuntu aba adafite ubwenge bwo mu ishuri, afite ubwenge bwo hanze, afite ubwenge bwo kubaka, afite ubwenge bwo rwose nta n'ubwo yari afite bitewe na story kuna yimbwereka mubwire story kubyumva. Wumvire story y'umukobwa wumvise y'umuhungu. Umukobwa niwe waguhaye story. Yego. Umukobwa niwe wakihereye story. Yego. Okay. Nawe arabizi nyine ko by'akazi wapi, niba abantu nyine bavuga ati ngiye wundi ubuzima bwanjye numvaga ubuzima bwanjye gushaka umugabo nkabyara, umugabo ufite nyine kudufaranga ku buryo tutaburara cyangwa tubwirirwe, akishirira umwana wanjye ishuri nkabaho gutyo, ari we nyine providinga mu rugo. Noneho nyine barakundana, mushyira mu kazi, ariko kumushyira mu kazi wicaye nyine umeze ni nkuko na nyine nkuko waba ufite company muri sala, waba ufite company cyangwa ufite ubushobozi bwo kuba washakira umuntu akazi. Urumva ni ibintu byoroshye, ukamushakira akazi ukagenda ukakajyamo. Ifite company umuha akazi. Hari n'ahantu uvuga ati ira company ya runaka mfite ubushobozi bwo kuba nabwira umuntu bati mero uyu muntu akazi. Nyine aba boss baramenyana. Boss baramenyana. Noneho arangije amushyiramo akajya akora, ariko mu gukora nyine urumva byasaga nkaho n'akazi ari we ugakora. Umukobwa we byabaga no kugenda ukicara agakora, yaba yakoze nyine akitwa ko yahicaye agahembwa. Ariko urumva amafaranga yahembwa. Mbese icyo yaragamije n'iki mu by'ukuri? Kumukura mu rugo. Ariko nyine komeza yicara mu rugo, n'utwo dufaranga tuza ku ruhande akaba yatuguramo imyenda, kuko umugabo yahise afata inshingano z'iki zo kwita ku mugore n'umwana, kuri uwo mukobwa n'umwana.
amafaranga yembye umukobwa akayashaka kuri konti, ariko umugabo ari usigaye yishyura ishuri, ariko atari papa w'umwana wa wundi basigaye bakundana wo mu divorce, akishyura ishuri ibintu byose nyine akabitaho, nawe urabyumva. Noneho nyine bibaye uko ariko umukobwa akajya ajya gusura uwo mugabo, uri kubyumva, uwo mugabo nyine ngo ni umuntu ukunda keya, aba yumva ashaka keya ibintu byinshi. Oya, nta muntu n'umwe wanga keya burya n'abantu baba batabyitayeho nyine biraho tu ukayumva apfa kuba wansuye. Ushobora kuba utabyitayeho, ariko iyo umuntu aguhaye keya uzabyumve. Noneho ubwo urumva nyine urumva bakundanye iyo myaka 2, bamushyira mu kazi bigeze nko mu myaka 3, umugabo nyine urumva bamaje kumenyerana, akajya kumusura mu rugo. None yamara kujya kumusura mu rugo bakagenda ngakahirirwa ngakamutekera. Rimwe ngagira anniversaire yagiye kumureba, ko yagiye nta gift amushyiriye. Aya wenda bibaho uba wakubiswe cyangwa se. Noneho aravuga ati umukobwa niwe atera bati ko se wagura gift, ariko umukobwa nyine ni wa muntu wari careless, aravuga ati kanze mugure gift, ariko kugura gift atuma umumotari. Atumye umumotari aramubwira ati we genda urebe ishati iyi niyi ndaga umuntu mbuza wita unayinzanira. Mugura gift gutyo arayifunga arayizana, motari ayigeza mu rugo. Umukobwa aramubwira ati sheri surprise, nagusigiye aga surprise mu rugo uze kurabana. Arebye mu gikapu asanga mu ishati, umugabo yipimye usanga ishati n'ikikosi cyane. Umugabo guteza abaseni gute ukundana n'umuntu imyaka gutyo akaba atagurira na gift basi ngo ngibe nini basi. Ariko bibaho ngarangije ngagiye no kureba ngasanga ngo yanagiye atagize atashashe nyine kwa kundi ujya mu buriri ukaryama ukavamo nyine by'ababona bameze gutyo usubaza bajagaraye. None arangije umukobwa warigendera yumvaga nyine we yumvaga nyine ataramukunze ko utwo duservice twose yamukoreraga, yita ku mwana akavuga ati reka uyu muntu nzahumirize tugumane kugira ngo njye we akajya ajyayo rimwe na rimwe nanamutekere, akajya akamubwira ati kudatuma icyo kurya ngo nirire ndashonje. None umugabo yumva n'umudivorce yaramenyereye bya bindi bamutekeye uyu munsi urarya iki, twatetse iki, cyangwa yabatanabibuza agasanga ku meza hari iki, hari ibiryo. Kumbo bikundaniye narwo ashaka kubyumva mu matwi. Umugabo akazagenda acika intege avuga ati naganyitayo, ariko mukunda ndabona ko mukunda. Umukobwa we yaba yishakira kurya, abadakunda ibiryo byo guteka. Oya we nta nubwo yabaga ashaka guteka, kuko niyo yamubwiraga ngo duteke ngo yumvaga isukari izamutse, akamubwira ngo oya sinshaka guteka. Mani guteka n'undi birabeshya. Noneho ngo yaramubwira ngo azamusure nyine ngo akaza ngo akamusura, ngo urumva ngo bagakora ibyo bakora, ngo umukobwa agahita yambara akigendera. Yari ameze nka side chick nyine. Noneho arangije uri kubyumva, arangije bibaho ariko umugabo disi aramukundaga, ariko ni igikobwa cyiza nyine. Hari igihe ubona umuntu ari mwiza ukamukunda ariko utitaye ku bintu akora. Bibayeho umunsi umwe umukobwa aramubwira ati rero sheri dore ibintu ukuntu bimeze, ndashaka kuzajya gusura umuvandimwe wanjye, uri kubyumva, abaha n'aha, ndashaka kuzamita iki. Amuhita iki, yari kure, amuhita iki y'indege, amutegera indege aragenda. Ariko mu kumutegera indege mu kugenda nyine umva shiriwe yaramuherekeje, yarari no mu kazi cyane, amutwaza n'amavarize, aramusezera bye sweetheart, ibintu byandi by'abashiri nyine. Deja ndagukumbuye. Umukobwa mu mutima harimo ati umva bye bye ngo nakuko. Umukobwa yaragiye he yisangiye umusheri we, soulmate wiwe. Yego rata. Ni kwa kundi bavuga ati bahungu nimukomeze mutorerera abasheri bacu, mukomeze mufate ntiza mu bateke. Ariko yamutegeye indege aragenda mu anaja de poche umva. None arangije umusheri we ntabwo yarafite ubushobozi bwo gutega indege. Niba se we yashaka ni kwa kundi adashaka ko umusheri wawe yangiriza amafaranga ukamugirira impuhwe rero ufite good. Thank you. Uri kubyumva? None arangije uri kubyumva, arangije umukobwa aragenda. Mu kugerayo yari ambwiye ngo agiye kwa mushiki we. Umukobwa kubita umunsi wa mbere atarabwira umugabo ngo nageze, kubita umunsi wa kabiri atarabwira umugabo ngo nahuye na runaka, ibintu nk'ibyo. Umugabo uwo musponsor uwo nyine uwo mugabo w'umudivorce abahamagaye
mukuru wa mukobwa bakundana kuko arafite nimero yo ukakunda ukundana n'umuntu kugira nimero z'umuvandimwe yawe nta bintu birenze kwa kudire ukundana n'umuntu ukamenyana n'abavandimwe bawe noneho arangije aramuhamagara mwese ko umuntu byagenze gutya na gutya nyine ambwira ati rero umuntu ngewe twaravuganye ambwira ko yateze yagiye gusa yagiye gushaka akazi ngewe ntago nari nzi ko yakubwiye ko aje kugira gute aje kureba ngewe nese ubundi arangije ambwira ati none se nta makuru ufite ngo hoya none se nta nubwo myize muvugana mbere yawo aramubwira ati twavuganye mbere atarambwira ko yakatishije n'amatike sinarinzi ko yakatishije n'amatike sinzi ko yagiye umugabo biramucana ariko nawe yaramubeshye nyine yaramubeshye urumva iby'abavandimwe kuko nyuma nuko kamaze ntago nagenda ahantu utabizi yego yaramubeshye nyine uri kubyumva noneho umukobwa agerayo yagenda yishakira undi mugabo uri kubyumva baranabana baranabyarana icyo kicucu kikitegereje icucu ruganzu agitegereje icucu ayitegereje nk'icyuki maze rero agiye ngo yaramubwiye ngo bazapange n'ubukwe ngo bazagaruka ngo bagakora ubukwe yagiye ari fiance sha yesuwe fiance yaburiye mu mbega confirmation ya danger ni kwa kundi nicyo nicyo bita kuzirika umuntu ku kase uri kubyumva noneho ariko ni kimwe cyareka mutwishyurije n'ubundi kuko n'ubundi hari igihe ushobora gusanga ntabwo arega umuntu wabona hari ikintu azakumarira mu buzima bwawe buzaza ngo umucike gutyo ntabwo byakunda buna nawe warijya yabonye ari ikintu kitagenda neza agucishira mu ijisho akanga kubikubwira akavuga ati reka mwihorere kuko ni gute waba ufatira umuntu umwana neza umwishyurira inzu wishyurira umwana amashuri yarangiza akagenda guca mujye mutekereza kabiri shabaza mujye mwicara mwigungane wa Skype ninuza ubundi ni kimwe noneho umukobwa arigendera ariko nyuma uri kubyumva umugabo yaje kumenya yagiye ku mushuti w'umukobwa wa mukobwa nyine wagiye amubwira ukuntu ibintu byapanzwe na mukuru we uri kubyumva byayipanganye na mukuru kandi uko yamagaye mukuru we uri kubyumva yigiranye nyinshi amubwira ko nabyo yarazi umugabo arabimenya umushuti we abwira uwo mugabo w'umudivorce nyine ko uwo mukobwa yagiye abizi amucitse agiye kwishakira undi mugabo uri kubyumva urumva nyine izi nshuti zanyu mujye mukomeza muzibwira ibintu byose zizajya zibavamo oya n'ubundi ibanga n'iryo wibikiye nujya kwasama ngo ni inshuti umuvandimwe ibanga rimenywa nawe amurapira ibintu byose amubwira ukuntu yagiye amucitse yari abizi kandi ubwo umugabo we yaragitegereje avuga ati ubu ndabona yaragiye akagira ikibazo ko yashatse yabaye nka nuza yashatse no kujya gutanga ikibazo wa mugore wategereje amajoro 40 mukamusoni w'umugabo musoni uri kubyumva arangije urumva umugabo we yaravuga ati se umuntu niyavugishije mukuru we ntabyo azi kandi yaragiye umugabo ashaka kugira gute kubishiramo nyine nuze ngo bamushakire umuntu ariko we aratekereza avuga ati kuba banje akabaza umushuti we mbanze nkurira we nawe uri kubyumva noneho umushuti we kumubwira inkuru umushuti we nawe yashakaga wa mugabo cyangundira abakobwa avuga ati umugore aragenda byose arabivuga avuga ukuntu yagiye yishakiye undi mugabo aravuga ati ringerayo bikanga ubuzima nshobora kugaruka kuko umukobwa yagezeyo ubuzima bubanza kwanga akajya ko nyine nyuma yaje kumuhamagara aramubwira ngo sorry urumva umukobwa yagiye avuga ati reka ngende nimbona byanze nzagaruka mbane n'umugabo noneho umushuti niwe nawe aravuga ati reka nanjye mushyirishemo nitwarira umugabo rero yabiganirizaga umushuti we none uwo mugabo uri kubyumva we ataramenya nyine kuntu situation imeze uri kubyumva ari kumushakisha avuga ati ninjye wohereje umuntu afite ikibazo avuga ati se niba yarabuze ko atanavuga akavuga ati reka nze muhamagare noneho kumuhamagara rwa rukundo amukunda kumva yaramukundaga ntabwo yamubeshyaga noneho we mu kuvuga akavuze uwamanza ngajya kwa runaka kumubaza kwa kundi ubu ukundana n'umuntu uzi ko afite umubesto akavuga ati kambanze nce ku mubesto wiwe byo byose we wasanga banavugana basi umenye ko ameze neza mbere yo gukora cyane
ubwo aragiye amubwiye story zose, amubwira ukuntu babipanze, amubwira ukuntu atamukundaga, amubwira ibintu byinshi cyane, ariko ukurura yishimye. best friend abameze nabi. Noneho arangije amaje kumenya story gutya niyongeye kuzongera agira ate ahamagara umukobwa, yaramwihoreye. Umukobwa ageze y'ubuzima banza buramukubita. Ubu wenda kwa kundi ugenda utekereza ibintu ukabona uko bisanze siko biri. Noneho umukobwa akajya amuhamagara. Umukobwa nyine bimajije agezeyo haciye nk'igihe atamuvugisha, yaje kumuhamagara amubwira ati burya naragiye banyiba telefone bla bla bla, ko yamuhamagaje nimero yahariye. Deja urumva yari maze kumucanga. None aje kongera gute ashaka kumutera impuhwe ngo agaruke, kumbe asanga tipe yamenye story. Ariko tipe nawe umukobwa mu kumuhamagara tipe nigeze amubwira ngo namenye story yawe, nawe aramureka aramwumva. Urumva noneho kubera ko noneho kubera ko na wa mushuti yari yamubwiye ati yaravuze ngo yamubwiye ko nagenda akabona byaranze aribwo azongera kumuhamagara. Noneho wa mugabo kubera ko yari agikunda wa mukobwa yaramwitabye, yumva n'ibyo amubwiye ku mutima akajya ngo yumva nyine niko yabimbwiye ku mutima ngo tipe ngo mugabo nyine yavuga ati kubera ko nyimukunda namwakira garutse nagaruke nyine. Mundi baravuga ngo umuhana avayo. We yaravuze ati ubwo agiye nyine akabona uko bimeze akaba agarutse buriya yize. Hari yaciye amezi angahe agera nko muri 2 hafi 3 taramuvugisha. Arangije nyine umukobwa aramubwira amuhimbira story, amubwira ukuntu ngo yagiye kwa sister we, ngagiye ngo kwa sister we ngahita avayo ngo kwa ko ngo harakazi bamurangiye ngahita ajya mu kindi gihugu nyine, ariko batari kumwe, ariko yaburiye telefone. Ndi kubyumva. Arangije kumbe umukobwa yagezeyo ahita sama, ariko umugabo nago yarabizi nubwo umukobwa ageze abimubwira, ahubwo umukobwa we yaramubwiye ngo ashaka kugaruka, kumbi yishakira iki amafaranga. Aramubwira kugaruka, umugabo we yarikirizaga ibintu byose amubwiraga ko yumvaga nyine nagaruka ari bumwakire. Arangije aramubwira ati nyine amafaranga ibi nibi byo binsaba ibyangombwa, kwa ko nyine byagenze gutya na gutya na $700 agera mu $1,000. Umugabo abayohereje $1,000. Tegereje umukobwa ngo nawe yumvaga ashaka ko haza kabisanga mwakira mubwira ati narabimenye ntuzongere gusubirayo. Yahagera kumubwira ati nubwo uje ariko bimeze gutya gusa impamvu nabikoze kubera ngukunda. Yego. None mukohereza amafaranga umukobwa yese yongera ajya muri silence. Yaramaze kumukemurira ikibazo, yaramuhaye igishoro. Yaramuhaye igishoro n'ubundi. Umva yanga kumuvugisha. Uwo mugabo kwera ukuntu yamukundaga, umvaga akomeza akamukurikirana akabaza amakuru, ageze aho akura y'amaso. Umukobwa yagarutse naha yarabyaye baranahura. Aranamubwira ngo ntago ndagukundaga, ngiye sinashaka kubana nawe, nari nifitiye undi musheri. Aramubwira none siko ikiwanyakaga amafaranga, we ati nari nyakeneye. Warakoze kudufasha. Nukuri mwarakoze. Uri kubyumva. Ubwo rero ugasanga nk'iyo story nyingi hari abantu biragiye baho, ugasanga umuntu niyicara ngo yige afate umwanzuro, ukagenda uvuye ku mukobwa wa mbere ugiye ku mukobwa wa kabiri. Bikubayeho igihe nyine urukundo wa mbere ajya ku wa kabiri ari gushakisha soulmate wiwe. Hello. Kuri hari igihe utarafatisha ngo umenye uhure soulmate bazabagwa inyuma. Umukobwa reka nkubwire, umukobwa nagukora ibintu ibyo rimwe kabiri gatatu cyonyine bwa mbere akibona. Ujye ubona ka challenge ko kuri TikTok avuga ati kubera icyo utafite uri single. Kamwe ati wenda ntago mfite iki haryo babyita mu Kinyarwanda gute so niki nyine sinzi uko bivuga batanze mu Kinyarwanda. Iri kubyumva nyine afite umuntu we yaremewe, sibyo? Hari umuntu nyine barakundana ugasanga umuntu nyine wenda niwe wawe, sibyo? Ariko ntago uhita umubona, bisaba nyine uca ku wa mbere ukabona ni muhuza, ukatwa tusiwe wanje, ukajya ku wa kabiri ukabwo tusiwe ni wanje. Urumva ibintu yamukoze, uri kubyumva? Umukobwa yari yarateguye, uri kubyumva? Wenda shaka kuba wenda barakundanye gutya. Ariko reka nkubwire sata ngivuga ngo ninjije uwo mukobwa zubwenge. Uwo mukobwa azaba i Kigali, uwo mukobwa zubwenge. Ubu ngubu abana n'umugabo yifitiye umugabo we barazanye. Yes, nose numva ahubwo azubwenge bwinshi cyane. Sinzi impamvu bari kuvuga ngo ninjije, azubwenge bwinshi cyane. Yari yayabariye. Ubwenge ntagarurwa mu ishuri, ntagarurwa kwicara ngo ukore business isheri. Hari abantu benshi cyane bateka imitwe bakize
kandi wo abandi tukenda tugacuruza twiringa ahubwo bikanga umugabo tugashaka yari tugataha ubundi akibona ukuntu uriya mukobwa yamufataga ntabwo agakwiye kuba oya yarakomeje urukundo shano urukundo ni amashitani ni amashitani se kurya umuntu wakora urukundo rufata ni nk'amashitani nyine amashitani niyo afata umuntu ntiyikontorore n'urukundo nuko rumeze ubusa aracyarufite ra oya ngubu rwaburiye myotsi deje ubu nawe uzi ibintu azakora azabyishyura undi bazahura ashobora no kutabimwishyura abantu batigirira umutima mubi shyamba barira aba yarabaye ibuye aho ngaho nta kintu wamubeshya ni ukuri nkawe nk'ibinyoma wabeshya iwanyu ubu umwana wawe hari ikintu azakubeshya yakubeshya da yakudekarika se ntiyakudekarika ni ukuri kw'Imana yakumva dekana ubu umwana wawe azakubeshya ngo ngiye muri etide n'abandi nyine oya ukaba nka mama Solange ugenda ujye kumureba muri etide ugenda ukajya kumureba adakorera ibyo ari byo ibiki usanze se etide bari bayiyimuye nyine ni icyo ngicyo byereka nkubwire uko uhura n'ikintu mu buzima niko ufata isomo ariko reka nkubwire nanone ikintu uwo mukobwa yakozemo ubujiji sibyo urabizi ko yari afite umwana kandi agenda ntabwo yajyanye n'umwana kubyumva umwana yaramufasha yamujyanye muri famiye nicyo ziberaho reka ese yari kumujyana nyine ateka agiye gushaka umugabo none se ari kubana n'umugabo kandi umwana batari kumwe oya uri kubyumva umwana aba muri famiye umwana nagabana n'uwo mugabo nese kubera cyatubana n'umwana umugabo nyine urumva byanga byakunda ntago waba ufite umwana Jenny uri kubyumva ngo ugire urundi rugo n'umuzane wenda we n'umugabo hari ukuntu batabyumvikanyeho cyangwa umukobwa akaba ashaka kwifatira umugabo neza atari ibintu by'abana benshi nese niba babyara ndabizi se oya uwo mugabo ntago amukunda umuntu ugukunda gukundana n'ibyawe byose nese ni gute yaba atamukunda akaba baragaruka nyina bakabana barabana yagiye amusanze bagaruka inaha bafata inzu barabana bose asigaye babina yaba atamukundaye ko yagize hano bakamukata ubwo njye birancanze mbuze ukuntu ariko hari igihe umuntu nyine sinzi oya wenda simbizi kuko se umubyeyi ahitamo ko umwana we se batabana byashoboka kubera iki bitewe n'uko akenshi akenshi abana ntabwo bakunda guhuza n'ababyeyi batari ababo akabona wenda bizateza impagarara akavuga ati kugira ngo rero mbyirinde ntabwo mbe muri famiye nzajye mu ishuri mu ibintu byose none nanjye nkomeze hano akenshi cyane abana bakuru bikunda kubaho kuko abana na ba mukase aho ba mukase bagabo bitangushye ba mukadata oya mukadata ni kimwe na mukaza sibyo rata nyine nuso abagabo se bitwa ba mukaza oya mukamama dore ye mukadata yego nta kinyarwanda kigira bitandukanye umugabo nawe witwa mukase yego kuha abana oya shage umva muzabitubwe muri comment ukuntu babyita nibyo ni mukase okay ntabwo rero bakunda guhuza kenshi ariko ubwo ni umwana ubihitamo hari igihe biba ku mpande zombi hari igihe umwana atakwiyumvamo pe bikanga hari n'igihe n'uwo mugabo cyangwa uwo mugore atakwiyumvamo bikazajya muhora nyine muri gutya mugongana rero akenshi wenda wasanga nawe ari byo yirinze noneho cyane cyane iyo ari nk'umwana w'umuhungu abana b'abahungu kubona urundi mugabo uje kumuteretera nyina we ababona nyine mungana ariko nyine none se nago umubyeyi yahisemo ko ugenda kubana nawe nago yabyanga umwana ntago yabyanga ariko hari igihe hagera nyine ukabona bari nta mahoro ahari mu nzu mahoro se abana ariko akajya muri abana bari hanze famiye se niho bagiye kubonera amahoro kandi wumva barabanye kuva kera iyo myaka yose yamusize mu Rwanda yumva iyo famiye baramenyeranye deja nyine hewe bizagorana story ziri hanze n'umuriro njye ndumva uwo mukobwa ntago namuveba wowe nubona okaziyo yakurikiye urukundo nubona okaziyo yifatirane ntigucike iyo okaziyo se yafatiranye amafaranga
amafaranga kandi wese uwo mugabo we yarakennye, uwo mugabo urumva atarafite amafaranga akagenda akamwicaza mu gihe batari bagahura nyine. Uwo nguwo yagiye asanga wa mbere no kazi yarabonye amafaranga, ubwo nyine uramudivotirana. Yego, yarabonye amafaranga arayafatirana, akomeza kudiringa n'urukundo rwe. We n'urukundo rwe bakoze business. Yes, oya wasanga urwo rukundo rwe rutanabizi, ahubwo umukobwa we ari we wabikoze ku giti. Ni gute urukundo rwa rutabizi kandi atarabaga mu Rwanda, urumva yabimubwirwa n'iki? Ntabwo yabimenya. Nukuri ubwo se wowe ukundana n'umuntu wakwifuza ko agira undi musheri? Ntabwo rwaba ari urukundo, ahubwo we yabonye amahirwe amwe arayafatirana yibikira undi musheri we hanze. Oya, ubu kigaragara cyo nuko uriya musheri we yasanze yari inyatsi. Uzi impamvu ari inyatsi? Yagiye nabi, yagiye mu itike y'abandi. Wenda n'indarama yakayikenyereraho. Oya, nayo yamuhaye nagende, kuko we niba yaramuhaye se kukiyongeye agezeyo ariyo ubuzima bwamukubise kongera akamuhamagara ngo amwohereze amafaranga, atena kongera akaburira mu myotsi. Yarabuze igishoro cyari gishize, yashaka kongera muri business. Abana bari bafite boutique. Okay, we yahuye na sponsor. Yahuye na sponsor aziko n'undi mushero we ntabirenze, ashaka igishoro. Ngiye ibyo bintu ntago nabimugahira cyane. Ariko nanone urumva ko umushero we yasanze arashakisha. Oya, nta kibazo burya yakurikiye urukundo. Yes, ibyo nibyo navugaga. Nese wagira ngo akurikira amafaranga ajya ahora yariramo. Nukuri nibyo. Nakugira ngo ndi ngakugira ngo ndirire mu Rwanda narira Dubai. Shaka kuri najya kugira ngo ndirire hano izuba ryanyishe, nakicara muri Range Rover nkaririramo sheri nkakata Kigali nyine. Sha nyine story yariyo narimbazaniye. Ibintu byo vuga story ndende twabivuye simubizi se. Ariko ibyo bintu byo twagerageje gusamara, ibyo bintu byo kuririra Kigali no kurira Dubai biratandukanye. Urumva ntago waba warashakanye n'umuntu ukunda ngurire. Oya, warashatse umuntu udakunda ari n'umukene, bakavuga ati afazari shaka umuntu udakunda ukunda umukire. Abakene bose barishimye. Yes, kurikira amafaranga ye Prito. Jeni urishimye? Ndishimye cyane. Mu bukene bwawe urishimye? Mu bukene bwanjye ndishimye, ndacyari gushimishijwe n'iki? No gushakisha? Ndacyari gushakisha, nimbona amafaranga nzajya kuririra Dubai. Ukiri kuri iyo story y'uwo mugenzi wawe, abo bakobwa bashakisha amafaranga nyine bagategura. Hari umushuti wanjye kigeze gutegura, nawe ahura n'umupapa, niba gusa we ubanza batari ibintu byo kubana, kwa kundi uhura n'umukobwa ukamutereta akigira joli, akakubwira ko oya, hari igihe uhura n'umuntu akagutereta uri kubyumva ukumva nyine wamubeshya utuntu nyine bitari byadanje, uko anamubwira ngo nago nzi Nyabugogo. Yes, nawe yamubwiye yuko ari akana ko mu rugo ko mu bipangu, atarakundana n'umusore, ataragera no hanze na rimwe, atanywa n'inzoga, nta kintu na kimwe. Ariko uwo muntu yari umuntu ukuze, niba yari umudivorce kujya gusohokera hanze ya Kigali, bajya ku Kibuye. Bageze ku Kibuye ari babiri, ngiye story bayinzaniye i Kigali. Ariko kuntu bayinzaniye ntabwo byari amahoro. Nuko baragenda bajya ku Kibuye, bajya gusohoka. Bagezeyo kwa kundi muba mwagiye ku mazi, burira bajya muri boîte. Bageze muri boîte, kwa kundi uri kumwe n'umuntu uri kunywa inzoga kubwa atari ko somaho banasomaho, niba ari ubwa mbere abantu bamwe bashabara kaze kwirirwa mushuka abantu ngo ngwa kanongo karoroshye shaka ngo kubera iki ngo naguri buze mu bantu n'amafaranga. Gusa uwo mukobwa we yaranazinywaga pe, nuko nyine nuko yarigize joli. Umukobwa kwa kundi abona iyo usanzwe ukunda ikintu bakagusomyaho uhita ufatiraho. Yaranyweye aranywa zihandi zageze zimugera hano, abandi zibagera no ko zageze hano. Zigeze hano bari bafashe chambre bajya kuryama nyine, barangije bavuye muri boîte, yasinze yabaye ibyatsi umukobwa. Niba byaragenze gute sinzi ukuntu byagenze, ibintu byose arabivuze sinzi ukuntu byagenze, sinzi
niba babyita gukora ngo kungutiya niki yavuze ngo bacometse agira ati ahera akiri umwana banza kino mundanye narabone cyo bakabivuga aravuga abasheri bose bakundanya avuga igihe nabo yahaye nabo ako byose ashira ku murongo ariko barayaye amubwira kuntu anywa inzoga nazikunda cyane amubwira kuntu none yari yamubwiye ko no ku Kibuye arubwa mbere ageze kandi yakundaga ku Kibuye cyane amubwira abantu bose bajyanye ku Kibuye ku ni hoteli barayemo n'icyo cyumba bigeze kukiraramo amubwira n'ibindi byose ati nakira kiri imbere nakiraranyemo nahita nkuturumbuza mu cyumba ngusore byose arabivuga kanza ko bamuturumbuje muri icyo cyumba umugabo yaramwihoreye mana ubwo nawe gusa urumva yamwirukana atabanje kugira ntabwo bishoboka atabanje kugaruza inzoga ziwe n'ibyo yariye ari muri rose mu gitondo bugicya utunyoni butaranaca neza aramubyutsa ati byuka mukobyuka amukubita inki nziza aramukubita koko umukobwa yari akibyuka ibyavuze nijoro iyo uri mu nzoga ntabwo ubyibuka aramukubita amaze kumukubita umukobwa nawe biramucanga se bite byagenze ute amubwira ibintu byose cyangwa ati wanshinze we nta n'isoni nk'ubure bari mushishije nta na tike yamuhaye none se nta na tike ubwo se ariko kundi wagiye n'urutwe n'ubundi yagiye n'urutwe ageze hanze arambwira ati mbabarira unyoherereze tike ibindi ndabikubwira ngeze i Kigali kwa kundi umuntu aguhamagara kumva ni buri byihutirwa nawe ukatugira ubwoba niyo utayafite utuyaguza ugatara umuntu wagize ikibazo ukagenda uhamagara abantu bose pako yabonye ndayamuha majije kuyamuha agera i Kigali yageze i Kigali bwije nka nimugoroba arambwira ngo mbabarira ndyame ndaza kukubwira ninjoro nka 3:00 aramumagara nyine ambwira story zose kuntu byagenze kuntu bamukubise yakunda mugatora ikigori guta umuntu agukubita akagusohora himbwa gute nese wakoriye kandi wigira rambo ntago nigira rambo nta buyobozi babura aho ngaho gukubita n'icyaha ariko je nutwari ibintu wirinda kujya gukora kugira ngo batagucishe mwijisho so batari yagiye nk'indaya mungani yanze kwishira hanze nuko byagenze rero urumva bakobwa mutegura munibuke nuko kwisigariza ibanga ryane urabeshye wivuyemo yakoze ikosa yo kubeshya ikintu nuko imeninda wewe yarabeshye n'icyaka cyose yavanye i Kigali yabona abantu bari kunywa kiramutamaza niya mubeshya ngo nywa gake oya we yari kunywa gake ako kwa kundi umuntu akwinginga we yari afite icyaka ako wamungani umuntu wanyweye ahita anywa yakire yiwe yose abashiri rero reka mbabwire ibintu byo kubeshya n'ujya ujya guteretana n'umuntu ntukivemo ariko ntukanamubeshye n'ibintu by'ubugoryi ibi none se we ko yumva wenda uwo mugabo nagakunda abakobwa banywa akaba ariyo mpamvu bamubeshye none se wabigenza gute nta kindi wakora ako n'ubundi wamugana biterwa n'ikiganiro mwaherewe byo guteretana n'umuntu akatakubwira ati ngere abagabo nabo mwigira abantu ati sinkunda umukobwa akundanye n'abahungu benshi rero icyo gihe nawe kandi uwo muri nawe umushatojeje akundanye n'abantu buzuye isi warangiza icyo gihe nawe uhita umupangira ukamubeshya nyine ko nawe umushaka we ahubwo we misiyo shayo misiyo yarapfuye yagize yaranze